basura amasitandi agiye atandukanye. Nanone nk'uko twabivuze iramara iminsi 3, ni ukuvuga ngo kuba batari bugereho uyu munsi n'ejo n'umunsi iminota 2 gusa mukatubwira ibyo mukora none ahangaha muri stand tugeze. Murakoze cyane. Turabashimiye izindi nkweto za Mutasiro Made in Rutsiro Made in Bomeza. Umunsi rero twagize mu bworozi urawihaze nk'uko ari ababigejeje mu dukora murakoze. amazina yanjye ni Twanisayi Esther, umukozi w'umushinga wa Invest. hariya murahabona imfashanyigisho ijyanye n'ikiganza ndetse n'abari kureba hano ikindi y'ikiganza kirahari mu buryo bwo kwigisha abaturage kurya ibyo tuza uburyo umwete. Abamenyereye icyoko cyacu barabona ko dushobora kugira n'umugisha w'imvura. Murase ku ntego ageze muri Afrosa. Ikirwa cya Bugarura nabwo uzagarukiraho utahageze ntiwaba. Ikirwa cya Nyamunini kimeze nk'ingofero y'umwami. baragira ngo tunatuhuze turebe n'abadukodeshwa ariko mu kanya turane. One education code, tugakorana na educational development plan ariyo ishinzwe imibare. Ikindi nanone tukabona British Council. kumwe n'abafatanyabikorwa bayo mu karere, ni ukuvuga NIDO. World Vision ni umuryango mpuzamahanga wita ku bana, ugakorana n'imiryango ndetse na kominote, ukaba ukora ibikorwa byayo mu mashami agera muri 4. Dukora mu ishami rijyanye n'ubuzima n'amazi, aho tugeza amazi meza ku baturage, kubakwa imiyoboro n'ubundi buryo. Dukorana mu buryo bwa imezi, aho tugenda twigisha abana duhereye muri ECD kuzamuka, ndetse hakubakwa n'ibikorwa remezo byagiye bituruka kuri iryo ngiryo muri modo yabo bita Kirawigira, ndetse tukanakorana na Grant Koika, nayo ni umushinga dukorana wa World Vision, kimwe na Food for Education. Muri make rero muri ibyo bijyanye na resilience, bivugira mutwemerere fatemo nka 3 cyangwa 4. Akoze cyane. Amazina yitwa Kalisa Angelique, aturutse mu murenge wa Mushubati, akagari ka Mageragere, umudugudu wa Gitega. Mu by'ukuri World Vision yatubereye umubyeyi. Ubwo twari turi mu bihe bibi, twari turi mu cyiciro kibi, barangije baratureba badutekerezaho nk'abantu bari bari mu cyiciro cya mbere n'icya kabiri cy'ubudehe. Noneho barangije dufite n'abana baba mu mirire mibi, mbese natwe nta kuntu tubayeho, ariko barangije batwatishiriza ahantu tugomba guhinga imboga n'imbuto. Tubasha guhinga imboga, tugahinga imbuto. Ubu buri wese yagiye atera imbere, tubasha gutangira imiryango yacu mituweli. Byararangiye, twabaye abakire. Murakoze. Nitwa Nyirasafari Godanse, nanjye mfashwa n'umushinga wa World Vision Rwanda. Natangiye ndi umuhinzi w'imboga n'imbuto, ibyo mbibyaza umusaruro, ngera ku bukungu bw'amafaranga menshi. Bantera inkunga, banyubakira uruganda rutunganya umusaruro w'ibigori ukoramo kawunga. Ubu ngeze ku rwego rushimishije. Gahunda ya kabiri ni uguha abagitabiriye umwanya wo guhura kugira ngo bungurane ibitekerezo bibateza imbere mu mirimo yabo no gusangira ahari amahirwe. Impamvu ya gatatu,
guha umwanya abifuza gutangira imishinga yabo inyuranye, umwanya wo kubona aho bigiraho kugira ngo babone ko bishoboka. Indi mpamvu ya kane, muri iki gikorwa cy'imurikabikorwa twifuje ko twakwakiramo n'ibibazo bitandukanye by'abaturage, cyane cyane ko twari tunafite gahunda yo gutangiza ukwezi kw'imiyoborere. Muri iyi minsi rero tuzakira ibibazo bitandukanye by'abaturage byaba bitarakemutse ku rwego rwo hasi. Niyo mpamvu mubona hano hahuriye inzego zitandukanye kugira ngo dufatanyirize hamwe kubikemura. Abafatanyabikorwa baje kugaragaza ibikorwa byabo baturutse mu mirenge yose uko ari 13 igize akarere ka Rutsiro, biganje mu byiciro by'ubuhinzi ngengabukungu, ubuhinzi ngandurarugo n'ubworozi, ubukorikori bunyuranye. Turasangamo kandi abaje kutumurikira umusaruro uturuka ku nganda zikorera mu karere kacu, zaba inganda za kawa, icyayi n'ibindi. Hari benshi bambwiye bati utamenya iby'iwacu ni akaga. Twasanze kawunga iryoshye cyane, si ukubeshya rero murabona ko isigaye ku modoka yuzuye twazanye ari nkeya. Munyemerere mbashimire, dushimire by'umwihariko jafu yacu ubw'iki gikorwa cyiza baduteguriye cy'iminsi 3. Mumfashe tubanze tubaha amashyi menshi. Reka nshimire abayobozi mu nzego zitandukanye bigomwe uyu mwanya wabo, bakaba bamaranye natwe iminsi 3 bafatanya natwe igikorwa cy'imurikabikorwa Open Day cyateguwe muri aka karere kacu ka Rutsiro. Ndashimira kandi abafatanyabikorwa tumaranye iminsi 3 bagaragaza ibikorwa bitandukanye bakora mu guteza abaturage b'akarere imbere. Iri murikabikorwa ndahamya ko rizi igihe bitewe n'igihe kirekire cyari gishize abantu batemerewe guterana. Tukaba twagize amahirwe yo kugira ngo twongere duhure dukore imurikabikorwa, ndetse abantu babashe no kumenya ibikorwa bibera mu karere ka Rutsiro. Nkuko mwabibonye mwese nuko byagiye bigaragazwa mu buhamya, hari ibikorwa byinshi abantu batumvaga ko biri mu karere ka Rutsiro, ariko benshi mwagiye mutungurwa. Mwabonye uyu mudamu umaze gupresenta yatugaragarije akawunga keza kandi karyoshye mu karere ka Rutsiro. Mwabonye n'ibindi bikorwa byinshi tugiye dufite. Twambaye ikirezi rero dukwiye kumenya ko kera muri iri murikabikorwa twaboneyeho kugaragaza aho tugeze dushyira mu bikorwa ibyo dukorera abaturage mu iterambere ryabo. Tukaba twaraboneyeho umwanya wo kungurana ibitekerezo kugira ngo ibikorwa byacu birusheho kuzuzanya mu iterambere ry'abaturage b'akarere ka Rutsiro. Abafatanyabikorwa baje kugaragaza ibikorwa byabo bageze kuri 51 baturutse mu mirenge yose y'akarere. Ibi bikaba bigaragaza ubushake mufite bwo guteza imbere abaturage twese dufatanyije. Ibyiciro by'abafatanyabikorwa byagaragaye muri iri murikabikorwa biganjemo abafite ibikorwa by'ubuhinzi, ubworozi ndetse n'ubukorikori bunyuranye. Twagaragarijwe kandi abaje kutumurikira umusaruro uturuka ku nganda zikorera mu karere kacu, zaba iza kawa, icyayi cyangwa se abongerera agaciro umusaruro w'ubworozi n'ibihingwa ngandurarugo nk'inanasi, ibitoki n'ibindi. Muri iri murikabikorwa kandi twabanye n'abafatanyabikorwa mu miryango mpuzamahanga cyangwa iyo mu bihugu bitandukanye, baje kutugaragariza uruhare rwabo mu iterambere ry'ubukungu n'imibereho myiza y'abaturage muri bwa bufatanye bwo guhoza umuturage ku isonga. Turabashimira rero tubikuye ku mutima nk'ubuyobozi bw'akarere ka Rutsiro. Mu by'ukuri abafatanyabikorwa twarishimye cyane kuba mwaraje kugira ngo dufatanye duteze akarere kacu imbere muri bya bibazo tuvuga byugarije akarere. Twamaze kubona ko tubafite nta kindi kibazo twagira, hehe na drop out, hehe n'igwingira. Mu by'ukuri mu karere kacu turi ku kigero cyo hejuru cy'igwingira. Twamaze kubona rero ko ibisubizo birahari, amahirwe arahari, bityo twizera neza ko icyo gipimo kizagabanyuka, kuko twabonye dufite abafatanyabikorwa n'ubundi bakora muri ibyo byiciro bitandukanye.
twabonye abahereza inkoko abana ndetse n'imiryango itishoboye, twabonyemo abahinzi batandukanye ngo muri aka karere byose birahari kandi ahari ubushake byose birashoboka. Umva muri iri murikabikorwa ry'iminsi 3 isomo dukuyemo n'abaturage mukwiye gukuramo nuko uburyo bwose burahari, igisigaye ni ubushake. Twagiraga ngo rero nyuma y'iri murikabikorwa nyuma y'igihe kitari kinini tuzabone umusaruro muri ibyo bibazo byose twavugaga byugarije akarere ka Rutsiro. Hari amadini, hari amatorero, abo bose nk'uko twagiye tubiganira. Umuturage tuvuga ku isonga ni umukristo w'idini kandi twamaze kubona ko twese tujyanyemo byashoboka. Turabashimiye rero umwanya wanyu anari wo wacu nk'uko nyakubahwa Perezida wa Repubulika twese ahora abidusaba. Turabizi yuko akunda abaturage kandi abashyira ku isonga. Twagira ngo rero natwe tubishyire mu bikorwa nk'uko tuzi ko imvugo ye ariyo ngiro, natwe imvugo yacu ibingiro. Tuzongere guhura twishimira yuko bya bibazo byari byugarije akarere ka Rutsiro mu by'ukuri bimaze gukemuka. Murakoze, ndabashimiye, mukomeze kugira umunsi mwiza.